nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, isonga mbere turabashyigikiye.
I was
again and again, again and again, one day. Again and again, again and again, one day. Karuta fada munaheba. Umutware atambuke asubire mu byicaro, twese dusubire mu byicaro, twese aho turi dutuze. Ni ukuri rero hari ibyo bavuga ngo umuntu yajugumiye, muri njye numvaga ndi kujugumiye. Umuntu udafite ishyari navuga ngo ibi bintu ni ibya mbere. Ibi bintu ni ibya mbere. Musubirane avuge ibi bintu ni ibya mbere. Ibi bintu ni ibya mbere. Bituze n'ubu umuntu usigaye afite ishyari ari umugore wanjye. Ariko umugore wanjye namubajije kubera icyo ufite ishyari ngo ni uko utaranereta. Ariko nanjye nzamutereta mu bihumbi 30. Nibwo nzamutereta. Muvuga ngo ibi bintu ni ibya mbere. Ibi bintu ni ibya mbere. Rero akanya tugezemo ni akanya nanone kadusaba gutuza. Hano ndi nka MC Titima Soprana Twizeyimana Theogene Papa Adoniya mu gusetsa. Ntabwo biba ari ngombwa guhagarara hano ngo mvuge umuntu mukuru hano, ntabwo namuvuga mu izina, ariko kubera izina yitwa n'uburyo ari ryiza ntabwo nabura kuvuga Innocent. Turabizi ko ari buri muntu wese uri Innocent aba ari umuntu ubana neza n'abandi. Mwava mu byimbo byanyu mukagejuru mukatuganiriza ku byo mwabonye kuri uyu munsi wanyu mukuru. Turabibasabye. Again and again. Amen.